nitwa Ndyamanzindutse Sipiriyani, abenshi mwaramenye, ariko ubuzima bwanjye bukomeje kumbera ingorabahizi. Sinzi nimba nababera ikibazo cyangwa ngomba kubabera igisubizo. Kurikira iki gice. Ariko biriya byose Ndyamanzindutse yigira. Ari amafaranga tumwatse agomba kujya. Ndikuza mama. Mama nishobora byose. Wa mwana we wajya untwara gahoro ukamenya ko ndi nyoko. Mama nshaka amafaranga. Ngo amaki? Amafaranga muri iki gihe tuyimo nta mikino n'amafaranga. Akofabure wa muzima uburanya k'amafaranga ngo nyakure. Kwaho tuvuye twari kumwe kubonye ntange ntayo bampaye. Ahubwo se mwana wowe watuje kwino ndangamuntu dufite ya Ndyamanzindutse. Niyo ugiye kuduhesha iki amafaranga. Noneho namara kuyama nzahita nanjye mfata bya 50,000 ko byakabaye. Bite mbiguha uyifatire wowe ubwawe uyibikire. Mama ngiye usubira mu kazi. Ayiga mana Fabrice we ndakwinginze mwana wa uko kugiye gusubira kwiba. Ndakwinginze wisubira imbabaye. Ari dira mfitanye na kiye usiye amafaranga. Nami ushobora byose we mu izina rya Yesu we Fabrice. Mama nigiriye mu kazi. Fabrice wambabariye nusubira kwiba ko. Na. Wivi, mama yake na mama. Unakula miti yangu hapa? Saa hii unakula miti? Hizi mbuto zangu unazija. Saa hii unaanza kula mbuto zangu hapa. Hii ni dawa. Hii ni miti yangu ndakoresha. Unatia mtumbo yako hapa saa hii wewe. Mtumbo zako. Kushikufikinza rwana hapo arija. Ngo? Hone nini? Sikiani kwamba hivi njama. Ngiye kubwira ibintu ngomba gukora mu rugo rwanjye. Ubyanga usubira aho turutse. Unakuwa kunitesa wewe. Ako nagusabye 10 nako. Icumbi sezo 10 ndikuri kwaza. Mwinji ibyo nkora tuvugisha ukuri. Ibyo nkora. Nago bishaka se usubira iwanyu. Mimi naweza kufukuza haki ya Mungu. Hapa ni kwangu ninakwambia. Hawezi kuingia. Unaniangalia nini? Usubire kumugora aje kumena umutwe ararugo. Ntabwo uje kumena umutwe. Tuza sasa nikubwira ibyo ukora. Njinga wewe. Kuanzia leo gutangira nona ndavuze kweri n'umunsi mu gitondo kamata torosho mu gitondo yakusirika mubaze mari mu gitondo urumva nafata toroshe nkajya kunaba muri siyo toroshe wetete vide wewe ndakuga ufata isumi yandi banaguzana mu nzu kuyo gukoropesha ukoropa inzu kisha kamate masahani byombo ndo musirikare nasema masahani byombo nyene amasahani bana swajumwire byo masahani ndakugigina masahani uyayoza nizo kozi washara ku gatanda k'ibyombo hari pale napaona pale kimaliza ukafata umweyo urakubura hano hose n'inyuma y'inzu ukamena amazi muri toilette mavi anaondoka unasikia mavi uchafu toa na inaingia ndani ariko reka nkubaze tandukanye umuntu uje kwaka kazi n'umuntu uje kwaka icumbi sushumbi sasa semise 3 nakubwiye 3 nukorera nuse kubera cyo wewe unajua kupika kuku ngo unajua kupika kuku urazi kuteka inkoko mimi bane sikulage bijumba na ile maharage yako hapo ntabwo ngiye ibijumba n'ibishimbo ngiye niko boss bana kuku fish samaki fish yabatese hapana fish anatesikia sasa ndavuga samaki hauzi samaki samaki nyine sasa uzaje ukora ibyo ngugiye njewe nuguteka no kujya guhaha ariko subundi reka mugaza usibye ko ari iminsi ngahe 3 nagusabye ibyo byose ubundi bizageraho iminsi 3 se kandi zana ku mafaranga yanjye tunakuwa tunahimia kaini pesa zako ndio tunakuwa tunatumikisha ngikisi giumbi
Uye sumva imbwije peso se. Nasema pesa wewe, mafaranga. Amafaranga ya muri envelope nyine. Ile mafaranga yako ndio ari amafaranga ni tuzatujya. Twabivuganye? Ariko nyine ntabwo wibuka ko ari iminsi 3. Wemeye gukora byo nkubwiye. Wabyemye cyane kwabyemye. Urabyemera? Ndafunga inzu yanjye. Urabyemera cyane kwabyemera. Sagenda utangire uzibyomba. Ariko ni iminsi 3. Ntaribi, genda uzibyomba sasa. Leta amasahani yawe. Rusaro. Bite. Mama warahari. Kuva mama murana nari mwaraza. Oyo we. Wigeze wumva makuru? Harya. Nitwa yankurije Aisha. Niwe. Ayiwe. Niwe we. Niwe. Habaye. Yabaye iki? Umurambo bawubonye mu bitaro. Umurambo yapfuye. Wese munguzi. Ubu uje kuvuza induru mu rugo rw'abandi habaye. Uri nyiraho ku umuntu abimenye ko ari nyirari kungura. Uba abana we wabafashe ikibari mu kibazo. Ntago waza ukamubwira neza utuje. Ariko ibyo nge nta nicyo bimbwiye. Umva Rusa, injira mu nzu aho nyoko yabikaga amafaranga y'itsindura hazi. Ukuremo amafaranga yanjye uyanzanire hano. Birava kandi. Hako mugura agiye ku butindi. Uza mu mugabe kugera ryari? Rusa ko urumva hangana urwiki. Ntago wabimenye. Ibiki se kandi? Mama Rusaro yapfuye umurambo uri kwa muganga. Yewe. Mama Rusaro. Kuki? Birashoboka se? Yankurije? Marewa! Banguka bitaravamo. Banguka bitararangira. Kuko ni ibiki? Sasa mbona ninamushe saa hii? Urimushe saa hii. Uratanze none reba bivuyemo. Uguze byabaye. Nini sasa? Uzi ko yapfuye. Nani? None ngo azize n'urupfu rutunguranye. Nani sasa? Ni nani? Ninde yapfuye? Ninde se? Nase ntuzi ko ntuza mama Rusaro yitwa yankurije Aisha. Mama Rusaro? Ngo yapfuye no kuri kuri mama. Ule Hajati? Uye wa wundi ntuza mama Rusaro nyene. Amekufa? Simbyumvisa no mu matangazo. Wallahi wala John. Hana watani. Byumvisa no mu matangazo. Amekufa? Yapfuye. Yala. Aka, pana rudisha nyuma. Subiza nyuma numve nangiwe. Usubize nyuma saro umuntu usubize nyuma radio cyangwa usubize nyuma matangazo. Yapfuye? Yapfuye no kuri kuri mama. Kandi none ngo apfuye urupfu rutunguranye. Haki ya Mungu. Yala. Apana. Uko abantu bagenda bapfa buhoro amarabira. Mimi mama alikuwa rafiki yangu. Siwezi kusimama hapa bana. Ujiye yose. Sasa. Twende. Nanjye ntabwo useka tugenda. Unaenda avaa t-shirt. Kwa avaa mpira bana. Unaenda vile ufunga hata mlango hapa. Nagerageje kujya kureba gusaba mu butungagereza ngo bampe Papa Rusaro aze gusezera ku murambo
umudamu we ariko bamunyima. Ko nawe urasetsa koko. Ubundi wumvaga ibyo bintu bibaho. Umva bari kumuguha. Ariko se abantu binamugira n'amabanga. Umuntu umugabo ngo afungiye iki? Nanjye narabyumvishe ko bamufasha apakiye forode mu modoka zambukiranya imipaka. Forode? Koyo. Ubwo niba mukata imyaka myinshi? Bamukata imyaka 5. Ayiwe. Hey. Ubusaba abana babaye abande kuko. Nyina arapfuye. Abana umugabo afunzwe. Aba bana bagiye kubaho bate? Tuzaba nk'abavandimwe none twabigira gute? Bana yanjye. Ese ubundi Rusaro ari he? Rusaro se. Niba kare mu nzu, niba kare mu gikari. Karize. Kataye umutwe. Mbese abo bana ngiye bari kumbabaza. Okay, reka ngiye kureba uko bimeze. Hari abantu bakeye mu gikari. Amahoro. Ndabona bari kubasiza. Rusaro sari he? Okay. Mwaramutse mwiriwe. Twongeye kwishimira ko mwaje kudutabara. Mwabizi ko twagize ibyago twafushije umuvandimwe wacu yankoreje Aisha. Yatabarutse. Nibyo yarafite n'inshuti n'abavandimwe. Numvaga icyo twakora nonaha ari uko mu muryango we no mu nshuti babanaga bisanzwe, niba hari uwo yari afite ideni cyangwa bari baragiranye ikibazo yaza akatubwira. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Twayibu kafundi Kafiru muzima ihangane. Ese ko ari urwa twese. ubundi byagenda Uragenda Imana muheruko ridashira. mani mwakire twamukundaga cyane. Ndabona rero ntawabashije kumanika ko hari uwo bafite ideni. Hakuna deni gani sasa? Na muntu arafite ideni. We tugabanye uwo munwa wawe. Nta nisoni hakuna deni. Wowe ibyo uvuga urabizi cyangwa ubizi? Bana hanamu ni wembesire. Nasema nini sasa? Uyu nguyu wamenye ute niba uriya mugore nta bantu yararimo amadeni? Wowe ubana nawe mu nzu uzi bye. Umva rata mubyeyi. Njyewe mu bantu no mugore ndababarira. Nta nubwo yafata umwanya wa 80. Waretse gushinyagura. Yaretse kumvugiramo. Mukantega amatwi mukumva iki? Ntibabajije ikibazo. Mwavufunze iyo migo. Umva rata mubwira. Abantu bose barabizi, abadamu hano bose twari dufite ikibina twabagamo, kandi uriya mugore ngo mama Rusaro niwe wari umubitsi w'icyo kibina. Njyewe rero mfite ikibazo rwose mumaye 50 byanjye yarafite, mwaba mugize neza hanyuma indi mihango rwose igakomeza nta kibazo. Wowe wayamwishyurira kuvuga birumvikana. Kuko niyumviye amatangazo ko yapfuye urupfu rutunguranye rwose, kandi urumva kuva yapfuye urupfu rutunguranye ataruteguye byange bikunda amafaranga byose bayaduhe ndyama arimo hariya mu
wowe mu izina rya Yesu wayamwishyuriye nta n'isoni wewe ntukore pasiteri si ni pasiteri ku giti hari amaturo yari yazanye iwanjye nkiyame ndumva ibyo byoroshye 50,000 ntabwo ari cyo kibazo tugiye kwegerana nk'umuryango turaza kwa na mimi niko na sambare zangu haki ya Mungu huyu mama niko na sambare zangu laki moja yote yumbishana iko na unasema nini mnasema nini mbona naenda ulipa sikati za huyu mama na mtanipa pesa zangu sasa ariko semaje waje ureka gushinyagura koko ng'ibihumbi 100 wowe urashinyagura ugashinyagurira n'umurambo gusa ushaka kuvuga ko ibyabaye byose ntabizi kiravuga mu mahanga kunukura sikati zangu hapa family yangu mnataka uikula sasa nyamara umva mbabwire mwabantu nyamara hano harimo akantu ibyo bintu byabaye nibiki nyamara mushatse twamenye ibyo ari byo ngo harimo akantu aho kugira ngo ni ibintu bimeze gutya bipfunyitse ukuntu bicucitse ukuntu kandi murake mbabwire neza amagambo navuganaga nawe nijoro turyana uyibuke ndayibuka turyana tandukanya no kuryama no kuryama sibyo urabyibuka ntabwo nakubwanga ngo ufungura ikabutura warangiza ahubwo ukayifunga nkakwinginga nanone siyo magambo se twavuganaga arayandi narangiza nanakubwira ngo kora ikineke urumva narangiza ngo kora ikineke ukambwira ngo uraje ugatuzana hano aho washegeje ikabutura ahubwo kubera uwo mujinya wofashe iki uze n'ikindi mbaho ibintu mama uri kwidoga imbere yanjye ndamazindu wivunika reka nanjye mbanze nkubwireho akantu gato sibyo uribuka ku masezerano y'iriya nzu uribuka ibyangombwa by'iriya nzu